Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana ibihe byose, izina ry'Imana yacu rikomeze kwamamara mu isi hose, kuko Imana ariyo gushimwa ibihe byose. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa kane, itariki zo ni 26 kwezi ni ukwa gatatu, mwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Byuka urabagirane. Uyu munsi turasoma muri Yeremiya, ibice byaho ni 31, turasoma n'umurongo waho wa 4. Haranditse ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo, kuko hazabaho umunsi ubwo abarinzi bazarangururira ku misozi ya Efurayimu bati, nimuhaguruke tuzamuke tujye i Siyoni, dusange Uwiteka Imana yacu. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Jambo riravuze ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse rwose, wa mwari wa Isiraheli we. Impamvu hazabaho kongera kukubaka birumvikana nuko wigeze gusenyuka. Hari ibintu byagusenye, bisenya umutima wawe, ndetse uranasenyuka mu bigaragara. Urugo rwawe rwarasenyutse, watangiye bizinesi irasenyuka. Iyo ugeze mu rukundo, umutima wawe urakomereka, urukundo ruragusenya. Ni byinshi byasenye ubuzima bwawe. Ufite ibikomere, wakomerekejwe n'abantu, ibikomere by'ubukene, ibikomere by'amagambo menshi wavuzwe, ibikomere by'abarozi, ibikomere by'umuryango uvukamo. Ibyo byose ni ibikomere. Ariko nonaha ijambo riravuze ngo nzongera kukubaka. Haleluya, nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we. Nzongera kukubaka. Imana izongera ikubake, kandi Imana izongera igukomeze. Imana izongera iguhagarareho. Imana izongera ikubera umurengezi, kandi Imana izongera ikubera umutabazi. Imbaraga zisumba byose zizongera kuboneka ku buzima bwawe. Reka nkubwire, Imana igiye kongera ikubake, yubaka urugo rwawe rwari rwarasenyutse. Imana igiye kongera kukubakira inkike, igushingira urufatiro, kandi igushingire ibendera. Imana igushingiye ni ibendera ryo kunesha, kandi ni ibendera ry'ubutsinzi. Imana igiye kongera igushingire bizinesi yawe yigeze gusenyuka. Imana igiye kongera ikubake mu kazi warakoze barakwirukana, ariko Imana yongeye kukubaka. Ugiye kubona akandi kazi, kandi akazi kabonetse vuba cyane. Hari akandi kazi Imana izanye ku buzima bwawe, kuko Imana yongeye ikakubaka. Imana yongeye kubaka amateka yawe. Amateka yawe yahashize ntabwo yari meza, yari mabi, ariko Imana ikubakiye amateka mashya. Abantu bagiye kukumenyaho, bakamenya izina ryawe, kuko Imana y'amahoro irakubatse, kandi Imana y'amahoro iragukomeje. Jambo riravuze ngo nzongera kukubaka. Umva mvugane nawe wowe unkurikiye, umaze igihe hari ibyasenye umutima wawe, bakuvuza amagambo urakomereka. Umaze igihe hari uwo mwakundanaga aragutaragenda. Umaze igihe hari uwakubenze mwari mufitanye ubukwe. Ibyo byose ni ibyagusenye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iravuze ngo igiye kongera ikubake. Igiye kongera ikubake mu kazi warakoze barakwirukana, ndetse wagiye gusaba akazi ugasabye inshuro nyinshi, bagafata abandi ariko we bakakwihorera. Ariko Imana iravuze ngo igiye kongera ikubake. Imana igiye kongera ikubake, humura.
Imana igiye kukubaka, wa mubyeyi w'unkurikiye urarurira kubw'urugo rwawe. Urugo rwawe rugutera kurarurira, rugutera agahinda, rugutera umubabaro bitewe n'ibyo ubonamo, ariko Imana igiye kongera ikubake, igiye kongera ikubake kubw'abana bawe. Urarurira, urarutaka, uraruhamagara kubw'abana bawe, ariko Imana iravuze ngo igiye kongera ikubake. Nzongera kukubaka, niko ijambo rivuze. Wa mwari wa Isiraheli we, nawe uzaba wubakitse. Nonaha wowe unkurikiye akira kubakika kandi mu mpande zose. Imana ikubatse mu buryo bw'umwuka kandi ikubatse mu buryo bw'umubiri, kuko ari Imana ishobora byose. Data nyaguhora ku ngoma Imana, uri Imana y'amasezerano, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Hirya yawe nta yindi Mana, uko wari uri kera na n'uyu munsi ni kukiri. Ijambo ryawe riravuze ngo uzongera kubaka, uzongera kubaka uyu mwari wa Isiraheli, ngo azongera gusohokera mu mbyino z'abanezerewe. Reka umuntu unkurikiye nonaha, Satani yari yaramutwaye umunezero, yari yaramutwaye ibyishimo, reka yongere yishime, reka yongere anezerwe. Uyu muntu unkurikiye, ongera umuremere ubuhamya, ongera umugarukeho Mana, ongera umugarukeho, ongera umugarukeho, muremere ubuhamya bushya, muremere ubuhamya bushya, muremere amateka mashya, muremere Mana. Uri Imana igivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirarema. Ndasenze Mana, hari abantu basenyutse, imitima yabo irasenyuka, hari abantu bakomeretse bagendana ibikomere. Abo bantu bomore Mana, omora imitima y'abantu, bomora ibikomere, bakomerekejwe n'abantu, bakomeretswa n'imiryango, bakomeretswa n'urushako, bakomeretswa na fiyansaye. Abo Mana ongera ubomora ibikomere, ongera ubasane Mana. Imitima y'abantu yuzuye agahinda, bamara agahinda n'umubabaro. Uravuze ngo uzongera kubaka, ubaka Mana. Hari abantu basenyutse, bagerageje gutangiza bizinesi barahomba. Abo Mana ongera ububake, ongera Mana, ongera ubaremere Mana, ongera ubaremere ubucuruzi, ongera ubaremere bizinesi mu izina rya Yesu. Hari abantu bagerageje gukora akazi baragakora, ariko bageze hagati barabirukana, nta kintu bakoze, nta na kintu na kimwe babaziza. Abo ngabo barakomeretse, hari ibikomere bagendana nabyo, ibikomere bibariho Mana. Ndakwinginze, aba nabo bamara womora uruguma, womora ibikomere, wamara agahinda, wamara umubabaro, ubiyereke, ubigaragarize, ubitamururire, kuko uri Imana igira neza. Mana ndakwinginze, omora ibikomere abo bantu bakomerekeye mu rushako, ingo zabo zigasenyuka, Satani akazanamo intambara, akazanamo kudahuza, Satani akazanamo ibibazo hagati yabo. Mana ongera usane, sana ingo ziri gusenyuka Mana, sana ingo ziri mu mwiryane, sana ingo zirimo intonganya Mana, zanamo amahoro. Hari abantu bari gukomereka, bakomerekeye mu rugo, hari abadamu Mana bafite imitima yuzuye agahinda, hari abagabo bafite imitima yuzuye agahinda bitewe n'umuraba n'umwiryane n'intambara Satani azanye mu ngo zabo. Ongera uzubake Mana, ongera usana hasenyutse, ongera usane Mana, sana urugo rwabo, sana imitima yabo, sana. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana idatsindwa. Hirya yawe nta yindi Mana, ko wari uri kera na n'uyu munsi ni kukiri, uko wakoraga ibikomeye na n'uyu munsi ni kukibikora. Mana ndakwinginze, nusana imitima y'imfubyi n'abapfakazi, abo ngabo Mana sana imitima yabo. Imfubyi ziruhiye muri iyi si, abapfakazi baruhiye muri iyi si. Mana sana imitima yabo, imfubyi n'abapfakazi bibuke Mana, bibuke imfubyi n'abapfakazi, bibuke ubarengere Mana, ubarwanirire, ubabera Imana, ubabera umurengezi, ubabera umutabazi. Nyaguhora ku ngoma Imana nutabare, rengera nyaguhora ku ngoma Imana, rengera utabara abantu bawe barememo ibyishimo. Reka Mana abantu bababaye, abo Satani yashyizemo agahinda gakabije, hari abantu bafite depresiyo muri bo, abo Mana barengere, ubamara umubabaro, ubakure
buzuyemo agahinda gakabije, mu izina rya Yesu ubaremera ihumure, ubaremera umunezero, ubaremera ibyishimo, kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana itabara. Reka ukora ibikomeye Mana, ukomeze kwigaragaza kandi ukomeze kwitamurura. Urakoze Mana ko wubatse abari basenyutse, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. aho ugiye gufatira isengesho ukarisheyaringa, ryoherereza abantu 5, inshuti yawe, muvandimwe wawe umukunda, wa wundi umwuzu ufite ibikomere nawe wasenyutse, rimwoherereze nawe yo cyakire kubakwa, maze nawe ukiri mwoherereza imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana bikubeho mu izina rya Yesu. Nukore subscribe niba utarayikora, reba ko utarayikora ukiyikora. Imana iguha umugisha. Ntugende udakoze comments, andika muti nakiriye kongera kubakwa, nakiriye kongera kubakwa bushyashya, ukande like. Imana y'amahoro iraguha umugisha, neza y'Imana nikubeho. Imana ikomeze kwishimire kandi kwagure muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.